kandi hari n'andi makosa menshi. Ubu ngubu mu myizerere y'itorero amashuri yose Bibiliya yarahagaze, yabaga mu ndembo hose. Uyu munsi dogitrine imyizerere shingiro y'itorero rya ADEPR harimo ikibazo ejo hazaza. Icyo dusaba dukomeza gutakambira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko n'abatashyigikiye ibintu bidakurikiza amategeko. Rama TV ni mwanya tugirana ibiganiro n'abantu batandukanye, dufite abatumirwa bo mu ngeri zitandukanye. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mubimenyereye, uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo kibana na ADEPR. Ikibazo kibana na ADEPR ni ikibazo kimaze igihe, cyarakurikiye byaravutse, bigira igihe bajya mu mwiherero bemera Perezida wa Repubulika ko ibibazo byo gukemuka burundu bitazongera, ariko kugira ngo bikemuke ugasanga n'igiti cy'inganzamarumbo kigenda kigaba amashami umunsi ku munsi. Bigeraho abayobozi bamwe bajya mu butabera, bamwe bagiye muri gereza, abandi bagenda bakurwaho, ariko nyuma inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta zibyinjiyemo. RGB ishinzwe gukurikirana amatora n'imiryango itegamiye kuri leta, abantu bari baze ko ikibazo kigiye gukemuka burundu, ariko uyu munsi kiracyakomeza. Ubu rero dufite abatumirwa batandukanye twabatumiriye basanzwe bakurikirana icyo kibazo. Byageze n'igihe bashyiraho komite ishinzwe gukemura amakimbirane, niba nibuka neza, muri icyo kibazo kiri muri ADEPR. Uyu munsi twatumiye nka Panorama TV kugira ngo tuganire, batubwire muri make icyo kibazo cyafuze gite, ese nihe nzira bifuza ko cyakemukamo, dore ko bageze n'igihe bandikira Perezida wa Repubulika kugira ngo bafashe gukemura icyo kibazo. Reka dutangire batwibwira, turahera uburyo bwacu. Ya murakoze cyane, nitwa Pasiteri Karamuka Fudwari, nkaba ndi umupasiteri muri ADEPR hano mu mujyi wa Kigali. Murakoze cyane, nitwa Pasiteri Byakatonda Augustin, nkaba ndi umupasiteri mu itorero ADEPR. Murakoze, nitwa Pasiteri Rwabihire Matata Joseph, pasiteri karere ka Rusizi muri ADEPR. Murakoze cyane mwese, muri pasiteri muri ADEPR, ariko umuntu yakwiba ati ko muri pasiteri muri ko abashumba muri mu murimo w'Imana, ibibazo byaje bite kugira ngo bivuke bizamuke ugeraho bijya no mu nkiko? Ndagira ngo Frodwari wanze tubwire, kuko wageze no mu rukiko. Ya niko byagenze mu rukiko nagiyeyo. Impamvu ibibazo byanze kugera mu nkiko ukabuza ibibazo bikemuke ni ukubera ko natwe ni ibintu bya kuva itorero ribayeho bimaze imyaka 82 muri iki gihugu, ariko imyaka ibiri ishize nako imyaka ibiri turimo ya 82 yatubereye natwe ishoramahanga, kubera ko twagiye kubona tubona hari ubuyobozi butari bumeze neza, hanyuma abari buyoboye bangomba ko RGB ifata icyemezo cyo kubakuraho. Ariko noneho kudushyiraho ubuyobozi buto bifite ubuzima gatozi nicyo cyazanye ibi bibazo. Noneho baje kudushyiraho n'ubuyobozi n'amategeko nayo bifite amategeko stati yayo, ikagira loi d'intérieur, ikagira n'andi mabwiriza rigenga, rikaba ryarahawe uburenganzira bwo gukora mu Rwanda, bikaca mu gazeti ya leta, ndetse n'itegeko nshinga uko ryagiye rivugururwa itorero rya ADEPR rigenda rigarukamo. Kibaze rero umuryango ufite ubuzima gatozi, ufite inzego, nicyo cyazanye umwiryane muri make, kuko RGB yaje kuraho inzego zose. Ndumva aricyo giteza amakimbirane muri ADEPR. Murakoze cyane. Reka tubaze iyo mushumba waturutse Nyagatare, nawe aravuga ati nanjye ibibazo byo muri ADEPR birashinga no gukurikirana, RGB imaze kwinjiramo, nkumva ko ikibazo gikemutse. RGB imaze kwinjiramo, twumvaga ko ikibazo gishobora gukemuka, ariko nanone mu buryo bwo gukemuka nuko hagomba kubaho inzibacyuho, ariko nanone iyo nzibacyuho tugasohoka mu nzibacyuho ari uko dutoye ubuyobozi nk'uko byari bisanzwe biteganijwe n'amabwiriza. Rero ntabwo uko byari biteganijwe mu mabwiriza ariko byakozwe, ahubwo bo inzibacyuho itaranarangira bahise bafata icyemezo cyo kumva kugaragaza yuko batowe
kandi ari abantu bagera kuri 20 ku bakristo ndetse n'abapastori bagera hafi muri 3 miliyoni. Dusanga rero icyo ngicyo kitarakozwe mu mucyo ndetse kidakurikije n'amategeko. Murakoze. Mwebwe irusizi nuko mu byumba mute kuba bavuga ati twebwe twatuze ko inzego zije gukemura ikibazo ariko mu gihe gito bavuga ati habaye amatora nimwe byakirimo. Twebwe irusizi ari amavugurura urabibuzi bagiyeho binyuze muri RGB ishyamba y'abayobozi bijyanye nuko urwego rw'ubuyobozi rwari rumaze kunanirwa. Ibyo twarabishimye. Iyo nzibacyuho mu gusoza kwayo no gushyirwaho kw'abayobozi natwe ntabwo twabonye bishyizwe bikozwe mu buryo bunyuze mu mategeko. Icyo natwe ntabwo twagishimye kandi ikigaragara nyuma yaho n'ibindi bagiye bashyira mu bikorwa bitandukanye n'ukuri twari tubitezeho. Murakoze. Ati byatandukanye n'ukuri twari tubitezeho ubwo nuko ko bitakemutse uko byagombye gukemuka ariko buriya Frodo wariho kugira ngo ajye mu rukiko afite icyo yifuzaga. Frodo wifuzaga iki? Cyambere buriya ikintu cyashyizweho n'itegeko gikurwaho n'itegeko. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze itorero rya ADEPR rifite amategeko arigenga. Ayo mategeko arigenga rero hari ukuntu abayobozi bajyaho nuko bavaho. Mu ngingo ya 10 ya ADEPR uko inzego zijyaho nuko zibaho niko byagomba gukurikizwa. Icya kabiri nuko n'itegeko nshinga nuko wenda ntashatse kwinjira mu tegeko cyane wenda ndagenda bivuga ko nabibaye no mu rukiko hari n'ingingo zirengagizwa n'umutegeko nshinga ugasanga hari ingingo zagiye zirengagizwa n'umutegeko nshinga. Rero byatumye rero twegera abanyamategeko icyo amategeko yaba abivugaho dusanga amategeko koko yarirengagijwe. Icya kabiri gufata abantu RGB ikavuga ko ari leta yabikoze twagize gushidikanya kuko leta y'abanyarwanda leta y'ubumwe bwacu leta tubamo ntabwo twumva ko leta yafata abapastori yaza gukuraho abapastori nta nyungu leta yaba ibifitemo. Icya kabiri ntabwo yafata inzego zose zari zigize itorero wire kuri Assemblée Générale. Hano wenda hano tafate wenda akarabyo gatoya kugira ngo ubyumve umunyamakuru. Hano buri uko imyaka ishize cyangwa umwaka igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahindura abaminisitiri cyangwa abayobozi b'ibigo. Iyo umuyobozi w'ikigo agize amakosa ntabwo ndabona bafata minisiteri yose cyangwa minisiteri yose abakozi ba minisiteri bose ngo babirukane. Minisitiri agenda ukwe ku makosa wenda yari afite cyangwa agahindurirwa imirimo. Niyo principe y'igihugu ariko kugira ngo ufate representation abo twita komite executive iyo yitorera abantu 5 ukafata indembo ugakura Assemblée Générale ugafata uturere ukajya mu maparuwasi ugafata imidugudu ubwo ndavuga mu midugudu mu ADEPR n'insengero n'inzego z'isengero hari urwego rw'ururembo hari abayobora uturere hari abayishumba b'amaparuwasi dufite amaparuwasi agera muri 470 ubu hasigaye 143 ubwo bose baragiye ugafata abakuru b'itorero kimwe cya kabiri bajya mu 4,000 ugafata kimwe cya kabiri ukabohereza mu rugo ugafata abakozi bakoraga muri izo nzego zose bakoraga mu kuva ku basekreteri ku bakontabule ku bashoferi no ku bazamu no ku baparante babari bakubura uwo bita ngo abakirina bose ukabirukana. Nibo bwa mbere byabaye kuva ADEPR kuva n'isi yari yaranywe n'uko kwa icyo kintu kibaye. Ni cyo cyatumye rero icyo ry'amategeko nicyo cyatumye tujye mu nkiko. Nagira ngo baze pasiteri nawe ubwe ayo mavugurura aje
inzego zirahinduka guhera ku ndembo igihugu cyo ni kimwe n'ubundi ariko guhera ku ndembo kugeza hasi ku midugudu byahindutse ngo byakiriye mute ntabwo twigeze tubyakira neza impamvu ni ebyiri iya mbere yatumye tutabyakira neza ni ukwicaza abakozi b'Imana bagera ku 2,000 ndetse n'abadamu babo n'abana babo abigaga bagahagarika kwiga ubwo ubushomeri bugeze mu bakozi b'Imana izo mpinduka zatumye rero tutazakira neza. Ikindi bakoze ni uko hari na nyobozi zabagaho z'imidugudu zigizwe n'abadiyakoni bakuze mu itorero. Izo rero ntizikiriho ahubwo bashyizeho abana bo mu itorero ngo aribo bayobora minisiteri mu itorero, nyobozi z'itorero z'imidugudu zikurwaho. Izo mpinduka rero twumva zitaratunejeje, arizo gusenya umurimo w'Imana ndetse n'igihugu muri rusange. Ubu se mwebwe mumaze kubona izo mpinduka mukabona hari inzego nyinshi zivuyeho, abayobozi bamwe baragiye bari mu nshingano zikuye bashyize ahandi bashya, mwavuze ko aho kugira ngo bikemure ikibazo byaba byateje n'indi makimbirane? Byateje ibibazo ndetse mu buryo bukomeye, kuko urabona uhereye mu cyiciro cy'umudugudu abadiyakoni bisanze batari mu murimo, ababwirizabutumwa n'abapasitori bavuye mu murimo, tubona duhejwe mu murimo kandi byazanye akaga mu gihugu hose, si agace kamwe n'igihugu cyose. Byateje ibibazo bikomeye ku buryo uretse ko umurimo w'Imana ari uw'Imana ariko ikibazo cyo kirahari, kandi byazanye n'amakimbirane. Hari aho dutekereza tuvuga ese koko igihugu cyatuma abantu cyakwemera ko abantu bagwa mu kaga nk'aka ngaka? Buri igihugu gihora gishaka iteka kurengera umuturage mu buzima bwe bukamusananira, ariko aba ngaba bazanywe no kugira ngo abantu bagire ibibazo. Byaduteje ibibazo bikomeye mu miryango yacu n'abana bacu ubwabo, byabateje ikibazo. Njyewe ubwanjye nabwiye mu rurembo nti nta mwana wanjye waba umubwirizabutumwa cyangwa umupasitori ukurikije ahagaze mu rurembo. Ubwo rero nabo bakora umurimo nyine baba bari mu kaga kuko babonye ibyabaye ku babyeyi babo. Muri make byazanye ibibazo. Bimaze kugira aho ngaho ku bwanyu mwifuza ko byagenda bite? Aricyo nakongeraho, ubundi buriya reka tuvuge ko n'amavugurura reforme zibaho, ariko iteka reforme ibaho hari ikintu ugendera, hari ingingo ugendera. Ushobora no kuvuga uti abasaza bagende ubu n'umurongo, ushobora kuvuga uti abatarize ntibagende ubu n'umurongo, ushobora no kuvuga uti harasigara abana bafite imyaka 35 ubu n'umurongo. Abantu kandi wabanza ukabibabwira, ukabibamenyesha, mukabiganiraho, mukabyumva kimwe. Twebweho rero nta na kimwe cyakurikijwe muri ibyo. Ubu muri iki gihe hari abantu bafite amashuri abiri abanza bayoboye, mu gihe twebwe n'abafite amarisasi nta kindi cyaha umubaraho bavuyemo. Ubwo rero nta kintu bakurikije, bakurikije evaluation yo mu mikorere y'umuntu. Twagiye kubona gusa tubona abantu bavuye nk'umukubuzo. Cyakora ikintu nabonye bakurikije ni ubugome, kwanga umuntu, kuko ntabwo numva ukuntu bakorera umuntu ibintu nk'ibi ngibi atari ubugome. Icyo cyo baragikurikije. Turumva icyo mukora ni umurimo w'Imana. Muvuze ko ibyo byose yose kuba reforme hari umurongo byo gukurikiza. Ese uko mubibona ni igiki aka kanya n'ubundi mwagomba kuba barakora umurimo w'Imana n'ubu muracyawukora? Birumvikana ko ari amasalere muri mufite. Ese mu rutonde rw'abantu birukamo, ese ntabari bafite amakosa hagati yanyu? Kuko ibyo byose icyo gihugu kirwanira nuko umurimo w'Imana ugira ishusho nziza. Reka tugisubize gatoya tukikora n'igitekerezo. Itorero riba rifite organisation yaryo, uburyo ryitunganye nk'andi mashyirahamwe ntabwo urabizi, uburyo aba yitwaye niyo mpamvu habaho amategeko. Rero umuntu ukoze ikosa, nicyo mpereyeho cyane mu bushorejeho, umuntu ukoze ikosa mu itorero ntabwo hanwa na RGB.
RGB yaje yitwaza ko ari leta yitumye no muri leta abanyamakosa babamo ariko bacu habonetse abanyamakosa itori ifite amabwiriza amategeko agenga umuryango uburyo babikemura ntabwo rero wabona ngo abashumba bari bayoboye indembo batanu n'ubundi nabo n'icumi bose bakoze ibyaha ugafata abashumba b'uturere 30 n'abakozi bakoraga mu turere ubwo n'abakontari ko nakubwiye kwiza ku bazamu bose bakoze ibyaha ugakubita hasi ugafata asambure generale yarimo abantu barenga 70 ugakubita hasi bose n'abanyabyaha ugakubita abashumba b'amaparuwasi barenga 300 bose bakitwa abanyabyaha ugakubitaho abakuru b'itoro barenga 2,000 ugakubita hasi na ubwo n'abarimu n'ibyo badyakoni tutagiyemo n'abadyakoni nta n'ubwo nahembwa ubwo n'abantu bakora n'abanyamuhamagara ariko ngarutse gato no mu bapasiteri iyo n'ubwo haza n'uwo mushahara wavuze benshi basinya ko baje gukora Imana n'umuhamagara ntabwo rero benshi nk'uyu mubyeyi uri hano ukuze kugira ngo imisharije ejo bundi nta n'igihe kinini yamara nuvuga ngo winjira mu itora uri mutoya ugakora ibyo gukora Imana kuba haraje imishahara ni byiza ko ari agahembo kugira ngo abantu benda bwo kwiroganiza n'organization kugira ngo itora igire gahunda ariko na mbere abantu bakoraga benshi bakora nta n'ibihembo bakora. Murakoze cyane. Hari ikigendanye n'ikibazo ubajije mu bise amakosa bari bafite mu buryo mu rwego rw'itorero hari amakosa abaho ariko akabaho inzego zigenda zikemura amakosa ndetse iyo habonetse amakosa umuntu yandikirwa ibaruwa imwereka amakosa agashobora kwisubiza noneho hakabaho inzego zifata ibyemezo zishingiye ku makosa utakosoye ariko mu gukuraho abakozi b'Imana nta mabaruwa agaragaza amakosa bari bafite ndetse abenshi bafite evaluation z'imirimo yakorwaga yerekanaga ko bageraga kuri 85% bigaragara ko imirimo yajyaga imbere rero abo bose nibo bakuweho kandi ntacyo beretswe nk'amakosa baba bafite. Ikindi ikigaragaza ko nta n'amakosa bari bafite nyuma y'ako karengane kabaye abakozi benshi barenganijwe twifuje kutuganira n'abayobozi bacu bafite umuco utari mwiza wo kutakira abayobozi cyangwa se abakristo bafite ikibazo. Icyo cyo kirazira mu ndembo zose nta muyobozi wemerewe kwakira umukristo ufite ikibazo. Ubwo rero tubura byibuze umuntu watubura mu mutwera tuganiriza ati byatewe n'ini banze gutwakira kandi twarabiregeza mu gihe hose nuko bagiye babikora baraturika hamwe n'uwo mubabaro byibuze ngo badusobanurire icyo bashingiye mu parefa nuko nta gisubira bafite bafashe ikimenyetso cyo kutemera gutwakira na kenshi no kuba twaragize ishyaka ryo kubigeza mu zindi nzego nuko ubwabo banze kutwakira. Urakoze cyane uti twagishyira akajya ryo kugeza mu zindi nzego Frodouard yagiye mu rukiko reka mbere kugira mu zindi nzego Frodouard tubwire mu rukiko byaje kurangira bite. Mu rukiko natanze ikirego nerekana amategeko ya ADEPR yirengagijwe nkuko nabivuze mbere gitangira nerekana amategeko n'umutekano nshinga amategeko yirengagijwe. Noneho icyo nabazaga namaze kwandikira RGB twamaze kuyandikira sinjye nyine twarandikiye tuyibaza tuti ko wavuze ingingo ya 72 kukuyeho ubuyobozi ni yete kwa warashize bya kwemera gushyiraho bakoresha gushyiraho ubuyobozi. Icyo twabazaga RGB yadusubiza tuyisaba noneho kugira ngo yo iduhe umubonano audience nayo ntiyabibaye. Ese ubwo mwabisaga muri nk'abandi nk'abanyamuryango ubundi ntabwo ngiye nagiye mu rwego nka wenda nko kuvugira abapasi kuki bari bataranafaho nagiye mu cyo kapasi bishi bataranafaho haramaze kubaho indembo gusa turiko tukiriho ariko kuko nabonaga ko amaherezo y'ibyo bintu
bitayiburiza amategeko bizakora bitagira amategeko. Ndavuga ngo ibintu biri gukora bitagira amategeko bikavaho nta mategeko abiri kuba ngo dushingiye kuba ndabona iyo ndayizaza gukora ikintu yavuga ngo nshingiye kuba ya RGB yakuyeho ubuyobozi nidushiraho iyo baruzo ro kwale binda zifite nta ngingo nini bamo ishiraho kandi murazi nawe umuryango ntabwo umujye ushobora kubaho udakurikiza amategeko. Uvuga ngo umutegeko uvuga ngo kanibuze mu ngingo ya 10 yo muri sati ya ADEPR uburyo abayobozi buryaho n'uburyo buvaho nta na kimwe bakuriye muri RGB n'ifite ingingo ku ruhande rw'ikoresha tutazi nta nyungu y'ikoresha nico nabazaga rero RGB ntiyasubiza. Noneho ingingo ya 5 ya ADEPR muri sitati ya ADEPR ivuga ko umunyafondateri w'itorero n'umukristo ninagire mu rwego rw'umukristo. Ariko iyo sitati ngo barayihinduye bayikoze none se kuzi ko bakuyeho indembo bagakuraho katurere bakuyeho kaduhere kuri assemblée générale bakuraho indembo bakuraho uturere paruwasi bakuraho 2/3 basigara 1/3 bajya mu midugudu bajya mu badiyakoni bajya mu barimu n'abavuga butumwa bajya mu nzego zitandukanye buriya bakubwira ko ari itegeko babageze bakoresha iryo ayo bakoze umwaka bamaze bakora bakoresha dizaine ukurikije ufasha umuntu byonyine irindi kosa ryanabaye muri iyo nziba cyo hari bagenda bashiramo abandi bakoze bashasha bo babizanira waba ko ukoresha umuntu utajyabona n'itegeko subusahuza n'ubukwa. Ariko se muri iyo sitati nk'ubwo igomba guhinduka cyangwa se yanahinduka ibigomba kwemezwa bikorwa nandi ubusanzwe wenda ka pasanye n'abandi. Murakoze cyane. Ubundi sitati mu gutegurwa kwayo itegurwa na ya komite yaririho ariko ikemezwa n'abapasiteri ikemezwa n'inzego zose z'itorero zamara kuyemeza noneho bo bakajya kwishyira mu bikorwa. Ariko icyo gihe siko byagenze ahubwo bo barateguye bahita bavuga yuko babisinye ariko mu kuri kose twebwe ubwacu tutarigeze duterana ngo twemeze iyo stati. Ikibigaragaza tenders y'abantu baba bitabiriye iki inama ibi bigaragaza ntaho twebwe twigeze tubibona ngo tubone ko twemeza kuri ayo mabwiriza cyangwa ngo tuyatangeho n'iki n'ibitekerezo kuri izo stati. Aho muvuga yuko habayemo gutesha agaciro ubuyobozi bwanyu n'uburyo bwavuyeho. Ese ko mubitekereza nta bantu muri mwebwe bari bihishe inyuma y'icyo kibazo ku buryo bavuganye na RGB kuko RGB ni urwego rwa leta ntabwo rwari ruzi imikorere exact ya ADEPR usibye ko yumvaga induru byacitse ruswa n'ibindi. Hari igisubizo hari ikibazo bajije ko hari abantu bashobora kuba bari babyishima kugira ngo batange raporo mu rwego rwa RGB kugira ngo bashyireho urwego rw'ubuyobozi bwa ADEPR. Birashoboka ko haba hari abari bahari batanze proposal y'abashobora kuba bayobora ADEPR ariko mu gusohoka mu nzibacyuho byasabaga yuko basohoka mu nzibacyuho byemejwe n'inama zibishinzwe. Ubusanzwe nunganire basibya gatonda ubusanzwe uko amategeko avuga asaba imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'imiryango yanye n'imyemerere ubundi RGB mu mategeko yayo bemeza ko ubundi abanyamuryango nibo bitorera none RGB bakayimenyesha babibwira ubuyobozi bwayo buzakorana nayo. Nta na rimwe rero RGB na hamwe no mu yandi mashyirahamwe wenda mwese na RGB na za RDB na uzurazizi n'amashyirahamwe y'abanyamotari na za rura nta na rimwe urabona baje gushaka ubuyobozi. Ikintu cyose gifite stati ikigenga ikimaze imyaka 80 mu gihugu kugishyiraho ubuyobozi nta gitegeko ntabwo wabona mu gihugu. Niyo wajya mu itegeko nshinga nawe uzagira igihugu nta namwe RGB yashobora kuba yashobora naho ngo abantu ngo bashobora kuba bari ikintu mukiye twe twayigiriye inama twe dusanzwe tuyigira inama ko ubwo buyobozi bwari buriho butara kubuvaho
twabonaga amakosa gukora rero dusanzwe twarandikiye n'undi ko twarandikiye nyakubahwa perezida w'icyo gihe rero twagiye nabo inama yari igomba RGB niba yari gutanga inama igaragaza inama mu by'ubuyobozi bwajyaho cyangwa abo bwifuza none abashumba bari bakiriho abashumba b'uturere bari bariho abashumba b'amaparuwasi bari bariho abakubitoro bari baho bakicara nibo bagomba kwicara bakishora neza rero yaratuvogereye umuryango muravuga ati hari urwego rwa leta batuvongereye imiryango ko urwego rwa leta hari ahandi mwaba mwarabigeje kugira ngo mugaragaze ikibazo mu rwego runaka ruduhagarariye rwaba rwarakoze amakosa nyuma y'ayo mabaruwa twanditse amabaruwa ubwo RGB twanyandikiye amabaruwa ashyika muri 3 bumva habaye ibaruwa yo kuyandika tuyibaze impamvu yashyizeho ubuyobozi itegeko akurikije ntiyari gusubiza tuyigira inama none icyo yakora nacyo ntiyagisubiza hanyuma tusaba audience nayo yakurikiza twahise twandikira minisitiri muri presidence icyo turatakamba twandikira muri presidence abapasiteri batandukanye barandika bandikira minisitiri muri presidence nta gisubizo twabonye abapasiteri b'Urusizi barandika nta gisubizo cyabonetse abapasiteri mu majyepfo barandika nta gisubizo cyabonetse amajyaruguru hamwe na za Nyabihu ugana gutyo nabo barandika nta gisubizo kirekire ngo minisitiri muri presidence n'iburasirazuba barandika nta gisubizo cyabonetse urumva inzo mu mpande zose z'igihugu bose bavuga ati minisitiri nahagarike ibyemezo RGB icyo cyemezo RGB yafatiye itorero minisitiri president ntigeze asubiza hanyuma twinjira bandikira minisitiri w'intebe abapasiteri n'ubundi nabyo nta gisubizo cyabonetse hanyuma bandikira komite ya ADEPR komite yari yagiyeho n'ubwo itari yemewe ariko kugira ngo nibwo baganire yuko bari abakristo ba ADEPR kugira ngo baganire nabo bari ukuntu basubiza ibintu mu buryo nayo ntigeze isubiza nicyo rero cyabiteye ntabwo inzego zose twazigezemo nta rwego n'umwe twasimbutse kandi ngo niko twatanga n'amakopi mu nzego zitandukanye abantu batandukanye bose twatanga amakopi twariki inzego zitandukanye ariko mu makuru yatugezeho nuko mwarikira perezida wa repubulika ni iki murimo kumusaba ubu rero twarandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika niba yayifite hano twarandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika yayifite hano dore ngiyi wayibonye dore ngiyi iri hano dore ngiyi hano niba twandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika ngiyi hano urabona ko twahaye kopi ADEPR RGB Minaroke ndetse na minisitiri muri presidence na minisitiri w'intebe twabageneye kopi twamwandikire buye ko ubwo akarengane twakora ako karengane rero nkuko aba bashumba babivuze byagize ingaruka zikomeye ku miryango yacu hari se miryango yacu no mwitoro muri rusange no ku banyarwanda muri rusange kuko abo ngabo bayoboye ngo bavuga ngo ni leta yabashizeho twizeye twabihereye ngo ko nabo bamuvugamo ko perezida wa repubulika yafata abaturage be akabashyira mu kaga nk'aka turimo ku buryo abana bacu batiga ku buryo abantu birukanwa mu gihugu barenga 3,000 bikirukanwa mu gihugu umukuru w'igihugu nta tegeko rikurikizwa nta bwirizwa na rimwe tubatse tubigese reka tumwandikire tumenye ko kuko ibyo bintu yabishyigikiye ahubwo dukeka ko ari umuntu umwe muri leta yakoze icyo kintu ariko ntabwo ari leta yacu tuzi mwamukeka nde umuyobozi wa RGB kuko ni ugaragara wenyine ashobora niyo mpamvu tubaza twabaye umukuru w'igihugu we nibimugeraho ibyo byose niba ari bafite umwanzuro bazagifata ubwo se mwamwandikiye mushaka kumubaza niba twe turi gutakamba ntabwo twamubaza uyu munsi wamubaza mbere yuko mugenzi wanjye ababaza reka tubaze ntuza pastor Byagatonda pastor twabonye twita yari twitigaga umukuru w'igihugu ko hari baruwa yandikirwa umukuru w'igihugu kugira ngo mwese no kubinyuza kuri social media kugira ngo mushyire kuri Twitter murakoze cyane mu by'ukuri kuri Twitter naranditse ndabyemera ariko impamvu yanteye kwandika nuko ndayizeye nk'umuvugizi avuga ko kujyaho kwe ari RGB yamushyizeho ari leta irimo gukora ibi ngibi noneho ngesesenguye nsanga nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yinjiranye n'abasaza ariko nta n'umwe yirukanye hari na abarwanyaga igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika agira ati arabazana ahubwo abahereza inka
ubumwe n'ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge noneho tubaze perezida wa repubulika wafashe abantu barabanzi b'igihugu akabahereza amata niwe wahindukira akareba aba basaza akavuga ngo mwirukanire abasaza n'abana babo bapfe. Nyakubahwa perezida wa repubulika abasaza yinjiranye nabo twebwe turanabareba, harimo abari abasenateri, harimo abari abadepite, hari abandi bari mu nzego zitandukanye. Kuki noneho bashobora kubishyigikiye cyangwa kutabishyigikiye nuko abo bantu bamwe baratuza, ariko gutuza kwa bamwe muri bo ntibukwiye bw'akarengane gahari. nose tukiri Rusizi ninde waje Rusizi ninde waje waje Rusizi muri icyo kigo de sante umuvugizi ubwe Ndayizeye harimo kwaza kwe ahageze nta kindi yakoze mu gukarama abo bantu ati nimushaka mwitonde muzi ibyo muri gukina nabyo. Icyo cyabaye dukurikije rero amategeko yanyu cyangwa statut yanyu na règlement d'ordre intérieur ibintu byose iyo umuntu bajya kumusezera hari ikintu runaka bamugomba kumugenera. Umugenzi wanjye yaragikomojeho rimwe kabiri gatatu mwifuza iki gusubizwa mu kazi guhabwa imperekeza ibyo byose mwanditse nibyo dushaka kumenya. Murakoze cyane. Hari iki kibazo iyo turebye icyo twifuza ko hajyaho ubuyobozi bushyizweho n'abanyetorero babandi bemerwa gutora, hagasubiraho abashumba bagatora bagashyiraho ubuyobozi. Kuko iki kibazo aho abashumba batagitorera usanga ariho ADEPR yakomeje guhura n'ikibazo ndetse bikazana n'ikibazo mu gihugu. Ariko iyo abashumba batoraga bashyiragaho ubuyobozi, manda y'imyaka 5 yarangira bakongera bagatora, yarangira bagashyiraho ubundi buyobozi. Icyifuzo rero cyacu si uko twebwe dusubira mu buyobozi, ahubwo icyifuzo cyacu ntabwo twebwe dushaka kuba abayobozi, ahubwo icyifuzo cyacu ni uko leta yadufasha babashumba bari bemewe n'amaparuwasa akaba ariho, turere tukaba turiho, indembo zikaba ziriho, abo bakozi basubira bagaterana bagatora ubuyobozi bushobora kuyobora ADEPR. Nicyo cyifuzo niba statut kitabyemera kuko hari statut cyagiyeho kandi uyu umunsi barimo kugendera niba itabyemera bizagenda bite? Icyo nayivugaho twabivuze tugitangira kuyabona dubona tugenda dusubira inyuma, twavuze ko iyo statut yagiyeho abayishyizeho ntibemewe, kuko abayishyizeho ntibashyizweho n'abashumba nk'uko umushumba abivuze. Ni ukuvuga ngo uwo muntu wazanywe na RGB agashyirwaho adashyizweho n'abashumba bidaciye mu mabwiriza y'itorero, uwo muntu ntabwo tumwemera nk'umuyobozi w'itorero. Niba si byari byabananiye bakavuga ko inzego zindi zitabazo zishinzwe kwirebera kugira ngo zifashe gushyiraho ubuyobozi, hari icyo byaba bitwaye guteze. Naguze urugero natanya nabwo ngo hano hari amashyirahamwe muri football byabaye mu mupira w'amaguru, ibibazo ntaho bitabaye mu matoro menshi no mu Islam byabaye. Hari aho ugeze wumva RGB cyangwa mu zindi zo kubashyiraho ubuyobozi. Icyo cyo turavuga ati niba havutse ibibazo nimwicare mwiyorganize mwimishe ubuyobozi. Nibo bwa mbere twavuze ati nibo bwa mbere bibayeho aho urwego rumwe cyangwa umuntu umwe uyitirira leta akaza gushyiraho ubuyobozi. Icyo rero ntabwo twavuga ngo abo yashyizeho ngo ibyo bashyizeho ayandi mategeko se yakoraga yashyize yene ko ari yagihari, kuko ubuyobozi bwariho niba usubiraniza ko ariko bwagaruka nk'uko umushumba yabivuze, nibwo bwakwiye kugaruka. Turifuza ko itorero ryasubira uko ryari rimeze, kuko twebwe sibo bwa mbere bibaye. Hageze kuba ikibazo cy'abandi bayobozi bavuyeho igihe cya Sibomana, itorero ryamaze ukwezi ntabwo kuko itorero ryacu ntirishingiye kuri representation, ntirishingiye kuba kuri komite executive, ngo niho ryubakiye ku mukristo. Iyo rifite umukristo rikagira umukuru w'itorero rikagira umushumba, ibyo abandi batariho ryamara n'umwaka rikora, kuko rikorera muri base fondateur. Umukristo niwe wenyine w'itorero, niwe rero agomba kugira ijambo rya nyuma. Nta wundi rero nk'uko yabivuze twabivuzeho bwa mbere, ntabwo n'ayo mategeko yakoze ntiyigeze abazana abo bireba, uretse ko tutanavuga ko binatureba ko tutamwemera nk'umuyobozi washyizweho mu rwego runyuze mu mucyo. Murakoze cyane. Nunganiye pasiteri, mu by'ukuri urwego rw'ubuyobozi rumaze kubona ko abari abayobozi bakuweho batekereje neza, bumva ko hajyaho ubuyobozi bushobora guhagarara
uhagarariye itorero, ahubwo bariya bashyizweho na RGB bagezeho nibo bahimbiriye bakora nabi, ariko leta yo ubuyobozi bwa leta icyo gihe ntibwari bwatekereje na nabi, ahubwo nubwo nuko ko RGB se ikibazo, ubwo ikibazo nabagiye mu buyobozi. RGB ni ikibazo gute se kandi we yatekereje kubafasha gukemura ikibazo, ibashyiraho inzego z'ubuyobozi, abagiyeho bakora nabi. Ubwo se ikibazo n'icyabagiyeho ni icyaha RGB yashyize abayobozi cyangwa n'abakoze nabi? Turi kuri kamera, reka tubisobanure neza kugira ngo twivuguruze. Twakubiye ko RGB nari yaranyunganiye maze kuvuga iki gikurikira. Nakubwira ngo abisilamu bahuye n'ikibazo, Anglikani yahuye n'ikibazo, nta toro ryo mu Rwanda n'amadini n'amasosiyasiyo n'amakoperative atahuye n'ibibazo. Hari naho wigeze wumva mubo bireba mu nzego nakubiye no muri wende bwite kadushiye umuyobozi wa uza kuyobora abamotari cyangwa andi mashyirahamwe, hari aho urabibona. RGB nta burenganzira yari ifite uburenganzira bwo gukuraho, ariko nta burenganzira ifite bwo gushyiraho. Sinzi ibyo kintu wacyumvise, nta ufite uburenganzira. Nawe ubwawe uduhaye ikiganiro uzayibaza, ni leta igiye kuyashingishaho biyemera gushyiraho umuyobozi, ifite icyo kora biyemera gukuraho, ariko gushyiraho ntibyemera. Icyo cyo nicyo twishimira, nicyo umushumba yaravuze, kuba yadukuraho ubuyobozi bubonera ibyo mu nshingano zayo, ariko ibyo gushyiraho ntabwo ari mu nshingano zayo. Icyo ni cyumvikanye neza, kandi yarabahaye ubufasha. nta bufasha dukeneye, idufasha zikeneye dushyiraho itorero. RGB uriya muyobozi wa RGB se ni umunyamuryango wa ADEPR, ntafite itorero asengeramo, ni umunyamuryango wa ADEPR. Kuki isasenyera atabikora aho nta bibazo byabayeho? Reka nabo bafite itorero asengeramo, nta burenganzira afite byo kudushyiraho ubuyobozi. Reka rero nkajya ku musozo w'ikiganiro cyacu, tubabaze umwe ku wundi, mutubwire hari mu kiganiro tugiranye hari ingingo wenda mwumvise ijambo nyamukuru ryari kuri ku mutima, ariko tukaba tutarikomojeho, kavuga iki kingi nacyongeraho. murakoze cyane. Ngewe nakomeje kugira ikibazo mu mutima wanjye, ariko naganira n'abandi nabo nkumva bafite icyo kibazo, kavuga ngo ndayizeye kavuga ko ari leta imutuma mu iyimikwa ry'abapasiteri, leta ntibigiramo uruhare, ndetse no mu kuvanwaho ntekereza ko leta itabigiramo iki uruhare. Rero abapasiteri hirya no hino ndetse n'inzego z'abadiyakoni za zindi za nyobozi y'imidugudu bakibaza ibintu bijya muri leta bite, leta igafata icyemezo cyo kwirukana abadiyakoni ngo bakuyeho nyobozi z'imidugudu, ngo bashyizeho minisiteri, bakuyeho abapasiteri ngo bashyizeho abavugabutumwa, ko leta itagira uruhare mu gushyiraho kwimika abapasiteri, igira uruhare kubakuraho gute? Icyo kikaba ikibazo mu bapasiteri, kikaba ikibazo mu badiyakoni no mu bakristo muri rusange. Ikindi ngiye mvuga ni iki ngiki kiva ku karengane muri iki gihugu. Umuyobozi mukuru yamaze kumenya ikintu cy'akarengane k'abantu, naho ibintu byatindira mu nzego runaka, ariko birakwiye ko amenya ko hariho akarengane, kandi buri muntu wese warenganyijwe yagisobanura. Wararenganyijwe kandi ntabwo byo kuba muri mu gihugu nk'iki, ubuyobozi bubirebera, inzego twagiye tugezaho zirahari, ariko kuvuga ngo tuze gutya ntabwo twaba turi mu gihugu cyubahiriza amategeko. Niyo mpamvu twifuza ko umukuru w'igihugu niba atari ukuri azaduhugure, ariko mu by'ukuri twararenganyijwe. Niyo mpamvu tudakwiye guhagarara aha ngaha. Ikindi kandi kuvuga ngo Ndayizeye aje agobotse itorero, ahubwo akaza aza kubizambya kurenza n'uko byari biri, kuko ndatekereza ko mbere Ndayizeye ibibazo ntibyabura mu masosiyete yose ku isi, hariho ibibazo, ariko we byarushijeho kwiyongera. Gusa yaje gukemura ikibazo cyangwa yaje guteza itorero ikibazo. Kandi hari n'andi makosa menshi. Ubu ngubu mu myizerere y'itorero amashuri yose ya Bibiliya yarahagaze, yabaga mu ndembo hose, sinzi niba, kandi buri torero rifite ishuri ryayo. Ayo mashuri bayatesheje agaciro, sinzi niba tuzajya twifashisha abantu bavuye ahandi, kubera ko amashuri ni pepiniyeri y'itorero, ni ahantu uri kurerera abantu bazakora itorero mu gitabo. Hashize imyaka 3 amashuri yose ya Bibiliya ahagaze, n'irigisenyi rihari ni nk'ikimenyetso gusa. Hari abanyeshuri batarenze 10 na bangahe, amashuri yose yarahagaze mu gihugu. Mu minsi itaha bizaba bimeze gute? N'ibitorero imara imyaka 3 amashuri afunze,
bakatubwira ngo niba batunganya ahubwo barabyishe. arakoze cyane. Hari icyo nendaga kongeraho, burya urugero rwiza turubonera kuri leta. Mubona ko habaho section zitandukanye mu nzego zitandukanye, nimba ari uburezi, nimba ari minisiteri y'ubuzima, inzego ziba zitandukanye. Noneho abazakora muri buri gika bakaba barabyize. Mu ncamake itorero ryacu ryari rifite amashuri cyangwa se aho abapasiteri n'abavugabutumwa bakurikiranaga theology, ariko uyu munsi harahagaritswe. Noneho uyu munsi umuntu wize iby'ubuhinzi akaba ari baha kujya kuyobora itorero atarigeze yiga theology. Icyo kikaba ikibazo, kuko ubundi ibyo yize yakagombye kubijyana mu baturage, kuko tukakurikirana ibintu by'ubuhinzi tukunguka tugatera imbere. Ariko utazi Bibiliya akavuga ngo yakurikiranye agronomy akajya mu kuyobora itorero atarakurikira amashuri ya theology. Aho rero n'amashuri yacu uhereye ku maparuwase mu turere, aho amashuri yose yarari ashinzwe kurera abapasitori n'abavugabutumwa n'abazakora ejo hazaza yarahagaze. Uyu munsi dogitrine, imyizerere shingiro y'itorero rya ADEPR harimo ikibazo ejo hazaza. Ngewe icyo nakongeraho cyangwa icyifuzo cyanjye, icyo dusaba dukomeza gutakambira nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'uko ibaruwa twanditse bayibonye twayerekanye, ni uko nawe atashyigikiye ibintu bidakurikiza amategeko. Ntabwo yabishyigikira, tumufitiye icyizere ijana ku ijana ko byanga bikunda nabimenya ibi bintu azabikurikirana, kandi akumva ubutakambira umubabaro wacu. Dufite umubabaro mwinshi nk'abanyarwanda, nk'abantu bifuza ko abanyarwanda bifuza ko nta muntu umunyarwanda warenganirwa mu gihugu cye, n'abanyamahanga baza bafatwa neza, tukaba dufashwe nabi. Aka kageni twaratekeye inzego zitandukanye zitwumve, ariko twizera ko umukuru w'igihugu nimugeraho, ni ukuri dufite icyizere ko iki kibazo azagikurikirana kandi azagikemura. Murakoze. Reka rero dufate uyu mwanya tubashimire kuba mwemeye kuza kugira ngo tuganire, mutange ibitekerezo byanyu ko mubona itorero rya ADEPR ikwiye kongera gusubira ku murongo, ndetse rigasubira mu maboko y'abakristo abarenganijwe bakarenganurwa. Reka nshimire kandi mugenzi wanjye Rwaka, twari kumwe twafatanyije muri kiganiro. Imana ibahe umugisha.